Ese wigeze kwibaza impamvu amafaranga yawe ahora abura niyo waba winjiza make cyangwa menshi? Ese wigeze wumva ko ukora cyane ariko nta mpinduka igaragara mu buzima bwawe bw'amafaranga? Hari ukuri abantu benshi batakubwira. Ntabwo ikibazo ari amafaranga winjiza, ahubwo ni uburyo uyakoreshamo. Hari abantu babona amafaranga make ariko bagatera imbere buhoro buhoro. Hari n'abandi binjiza amafaranga menshi ariko bagahora mu bibazo by'amafaranga, amadeni no kubura ituze. Ni iki gitandukanya aba bantu bombi? Ni amategeko bakurikiza mu gusohora amafaranga yabo. Iyo utazi uko wakoresha amafaranga yawe neza, uhora uhangayitse, uhora utegereje umushahara utaha, nta terambere ugeraho. Ariko iyo uzi kuyakoresha neza, amafaranga yawe atangira kugukorera, ubonamo ituze, utera imbere buhoro buhoro. Muri iyi videwo ngiye kukubwira ngo usobanurire neza amategeko 13 akomeye cyane azagufasha mu buzima bwawe. Icyo azagufasha: icya mbere, gukoresha amafaranga yawe neza. Icya kabiri, kugabanya ibihombo. Icya gatatu, gutangira kwizigama. Icya kane, kubaka ubuzima bwawe bwiza bw'amafaranga. Urakaza neza kuri iyi channel yigisha ubumenyi ku mafaranga ndetse n'uko wakwiteza imbere. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, nkagusaba gukanda kuri like hamwe no gukanda kuri buto ya subscribe kugira ngo ukomeze kubona izindi nyigisho zigufasha gutera imbere ndetse no kudushigikira. Sangiza abandi iyi videwo nabo bamenye amategeko 13 yo gusohora amafaranga. Nkagusaba kutagira aho ujya ndetse no gutega amatwi neza, kuko itegeko rya nyuma rifite imbaraga ishobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Reka dutangire. Itegeko rya mbere: ntugasohora amafaranga ku byo utateguye. Gukoresha amafaranga udafite gahunda ni nko gutwara imodoka mu ijoro idafite amatara. Abantu benshi barakora bakabona amafaranga ariko bagahita bayakoresha uko babonye. Ibi bituma amafaranga yabo abura, ntumenya aho yagiye, nanone bigatuma utagera ku ntego zawe. Jya ubanza wibaza uti: ese iki kintu ndimo kugura kirakenewe cyane koko? Urugero, ugiye ku isoko uteguye ushobora kugura ibintu byinshi bidakenewe, ariko ufite urutonde cyangwa se liste, ugura iby'ingenzi gusa ukeneye mu buzima. Itegeko rya kabiri: tandukanya ibyo ukeneye n'ibyo wifuza, icyo twita needs and wants. Iki ni kimwe mu bintu bikomeye abantu benshi bibeshyaho. Icyo ukeneye cyangwa se ibyo twita needs harimo ibiryo, aho kuba, ubuvuzi, imyambaro y'ingenzi. Ibyo wifuza cyangwa se wants harimo telefone nshya, imyenda myinshi idakenewe, guhora ugiye gusohoka uko ubonye. Abantu benshi batakaza amafaranga kubera gushyira ibyo bifuza imbere nyuma y'ibyo bakeneye. Itegeko rya gatatu: banza wizigame mbere yo gukoresha amafaranga. Ukoreshe asigaye nyuma yo kwizigama. Pay yourself first. Iri ni itegeko rikomeye cyane abakire bakurikiza. Abantu benshi bakora iki? Babanza kwishyura byose hanyuma bagasigara ntacyo bizigama. Ariko abakire bo bakora uku: babanza kwizigama hanyuma bagakoresha ibisigaye. Tangira buhoro buhoro, ukoreshe nka 5%, 10% cyangwa se 20%. Icy'ingenzi ni ugutangira. Itegeko rya kane: irinde kugura ibintu kubera amarangamutima. Iyo wishimye cyane ushobora kugura ibintu utatekereje. Iyo ubabaye ushobora no kugura ngo wiyibagize. Ibi bitwara emotion spending. Urugero, kugura imyenda myinshi uri mu byishimo, kugura ibintu bidakenewe uri mu gahinda. Inama twarebera hamwe: jya utekereza byibuze amasaha 28 mbere yo kugura ikintu kinini. Itegeko rya gatanu: ntukemere kugura kubera igitutu cy'abandi. Abantu benshi bashobora kukwereka ubuzima bwabo ukumva nawe ugomba kubigana, ariko wibuke ubuzima bwawe si ubwabo. Abantu benshi bagura ibintu bitari bakeneye kubera inshuti, social media cyangwa se gushaka kugaragara neza.
Wibuke ko abantu ntibishyura fagitire zawe. Ntukagure imodoka cyangwa se fone, imyenda ngo werekane ko ukize, ahubwo gura ibintu bigufasha gutera imbere. Mbere y'uko turebera hamwe itegeko rya 6, nkakwibutsa nimba utakanze kuri buto ya subscribe kugira ngo uyikande, ndetse no kuri like kugira ngo ukomeze kudushyigikira. Reba neza ko wakanze kuri subscribe. Itegeko rya 6: shyira imbere gushora imari aho gukoresha gusa. Amafaranga yose ntiyakabaye ayo gukoresha gusa. Amafaranga yawe agomba gukora, si wowe ugomba kuyakorera gusa. Shora muri bizinesi, mu bumenyi, ibikoresho byinjiza amafaranga. Urugero, gura ikintu cyagufasha kubona amafaranga aho kugura ikintu kigushimisha gusa. Itegeko rya 7: irinda amadeni adafite umumaro. Ideni si ribi buri gihe, ariko rishobora kukwangiriza ubuzima. Ideni ribi: kugura ibintu bidakenewe, kubaho ubuzima uri hejuru y'ubushobozi bwawe. Ideni ryiza: gushora imari ndetse no gukora ibintu byaguhesha andi mafaranga. Itegeko rya 8: gira ingengabihe y'imari cyangwa se icyo kwita budget plan. Budget ni nk'ikarita ikwereka ibyo ugomba kugura n'amafaranga yawe. Iyo utayifite, amafaranga yawe aragucika, nta control uba ufite. Iyo ufite budget, umenya aho amafaranga yawe ajya, ufata ibyemezo byiza by'amafaranga. Itegeko rya 9: itegeko rya 9 riratubwira ngo ntugakore ubuzima bwa show off cyangwa se ubuzima bwo kwiyerekana gusa. Social media igaragaza ubuzima bwiza gusa. Ntukagure ibintu cyangwa se ngo abantu babone ko ubayeho neza. Wibuke ko gusa nukora ibintu so ukora ibintu ngo abantu bakubone gusa, ahubwo ukora ibintu bizaguhesha andi mafaranga. Itegeko rya 10: menya agaciro k'amafaranga yawe ufite. Amafaranga si impapuro gusa, ni igihe cyawe, ni imbaraga zawe, ni ubuzima bwawe. Mbere yo kuyakoresha, tekereza uti: ese iki kintu gifite agaciro kangana n'imbaraga nakoresheje? Icyo ni ikibazo ukwiriye kwibaza. Itegeko rya 11: gura ibintu biramba. Ibintu bihendutse cyane rimwe na rimwe bituma usohora amafaranga menshi mu gihe kirekire. Gura ibintu bifite quality nziza nubwo byaba bihenze gato. Itegeko rya 12: jya wiga ku mafaranga buri gihe. Ubumenyi nibwo butuma utandukana n'abandi. Soma kandi wige, reba video zigusobanurira neza uko ugomba gukoresha amafaranga yawe. Uko wiga byinshi niko ufata ibyemezo byiza. Itegeko rya 13 ari naryo rya nyuma, ryagufasha guhindura ubuzima bwawe bw'amafaranga. Jya ugenzura uko wakoresha amafaranga yawe neza. Iri ni itegeko rihindura ubuzima bwawe bw'amafaranga. Buri kwezi reba ibyo winjije, reba ibyo wakoresheje, wibaze ukuri ko ni hehe napfushije ubusa, ni ikihe nakosora. Ibi bizagufasha gutera imbere buri kwezi. Niba wageze hano, ntabwo uri umuntu usanzwe, uri umuntu ushaka guhindura impinduka zawe mu buzima. Wibuke ibi: abakire ntibatandukanywa n'abandi nuko binjiza amafaranga menshi gusa, batandukanywa nuko bakoresha amafaranga yabo neza. Aya mategeko 13 nuyakurikiza buri munsi, nuyashyira mu bikorwa gahoro gahoro, nuhindura imyumvire yawe, ubuzima bwawe bw'amafaranga buzahinduka. Ntugategereze ngejo, tangira uyu munsi. Tangira n'itegeko rimwe gusa. None reka nkubaze, ni irihe tegeko ugiye gutangira aka kanya? Andika igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Niba iyi video yagufashije, kanda kuri buto ya like, ukande kuri subscribe, usharinga abandi iyi video, kuko hano twigisha hamwe uburyo bwo gukoresha amafaranga, gukorera amafaranga ndetse no kuyabika. Wibuke ko ntuzakira kubera amafaranga menshi, uzakira kubera ubwenge uyakoreshamo gusa. Mbere yuko utekereza, mbere yuko usohora amafaranga yawe,
manza utekereze neza, uhindure imitekerereze yawe, uzareba n'impinduka zizabaho ku buzima bwawe bw'amafaranga. Weho wagejeje hano kuri iyi video, kuri uyu musozo, ndagushimiye, uri umuntu w'agaciro. Nimba utakanze kuri subscribe, yikandeho kugira ngo ukomeze kudushyigikira ndetse no kubona izindi video byagufasha uko wakwiga gutera imbere. Ndagushimiye.